Mignone ugiye garuka hano banza urye. Panjye nariye mu gikoni. Icara hano uko mbwiye. Ariko papa yariye pe. Kubwiye gucara hano. Mureke tubirye nta kibazo niba yariye. Biko waramwe mugura isamake ndayiguze urajuteretse hanga urushaka kugenda tudasanye gute? Se ko nayiririye mu gikoni. Usanzwe urira mu gikoni se? Akonde ufite ikibazo muri ufite ikibazo cye. Nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite? Aho uri byo nyoko yambwiye sibyo? Cyaba ari ukuri? Bikize pa. Uratwite? Ndakubaza uratwite? Biko waramwe mugura isamake ndayiguze urajuteretse hanga urushaka kugenda tudasanye gute? Se ko nayiririye mu gikoni. Usanzwe urira mu gikoni se? Akonde ufite ikibazo muri ufite Ikibazo mfite. ikibazo ufite? Aho uri byo nyoko yambwiye sibyo? Cyaba ari ukuri? Bikize pa. Uratwite? Ndakubaza uratwite? Wabare se wakoze iki? Umva nta bagore babiri shaka mu rugo rwanjye none anga asokere mu nzu. Tubabarire ugenda umusabira imbabazi mama dore ndapfukamye n'ukuri mbabarira iri joro arajya hehe? Umva mukurikira mama undi se ari kumwirukana murabona yajya hehe? Mbabarira ugenda ujya Mbega yarakaye ariko yarakaye nyine birumvikana. reka ngerageze ndebe ko hari icyo ndi bukorere ko ntabwo byoroshye pe. Mama gerageza n'ukuri gerageza. Bitise nagenda natwe turagenda. Mbona nava hano natwe tugenda. Mignone yarakosheje. Reka mbigerageze. Reka ngende ngerageze ndebe. Ngiye kwimuka. Ngo? Ubundi se ni he muri Kigali batakuzi? Nubwo wazenguruka imirenge yose igize Kigali ni he utasanga umukobwa waryamanye nawe? Kwimbwira bara baby twaryamanye. Uzi yaba ari twararyamanye byibuza bakamvuganira mana. Ubwo wagira uwo nagiye wese ndyamana nawe namubibyemo imbuto y'urwango nta numwe ukinkubita iryera kabisa. Wibeshyira abakobwa London. Nta mukobwa ukwanga
ntabwo uri gentleman. Gentleman. Hagiye mugabanya ubwo bushari bro. Niyo waba unyanga ntango wavango nge. Being a gentle ntabwo ari agatuza bro. Attitude. Uzi ko iyo ndebye ukuntu ufata abakobwa nanjye tutagakwiye kuba tukiri kumwe. Ahubwo Lion. Mfite igitekerezo man. Waretse tukibanira. Ngo? Come on. You kidding me? No, I'm serious bro. London ni cyumba na salo nanjye. Ubwo se ugufasha ibyawe nanjye nkakiraho ibyanjye urabona byagenda gute? Urabona byagenda gute? Ariko uvuga ngo ibyawe wibagiwe ko Husina yaje man. Amazi iminsi 3 nta muri Kigali. Kandi urabizi ko ari ujya kumufata kuri airport. You know what? Ntango yakwihanganira umunsi wa kane atarangiraho. I'm out. Kuko ndabona ejo n'ejo bundi uzanzanira n'akatarabaho. Lion. So what? Mignone. Kuki? Ndetse ntabwo ndi kureba neza. Impamo y'Imana ni. Yuko aje kurora. Cheka, cheche. Tuje kujya. Babarira. Usaba kurusha. Nze ko. Deo kurije kwe. No mukingurira. Mujyana we muri geto murara. Baye bikukiye. Habaye iki? Nari nzi ko yatashye kumbe wamucumbikiye kweli. Akorana uziko nari nzi ko utameze gutya. Utese kandi. Reba undi mwana ahantu yaraye imvura yose yagushiriyeho. None kuvuga ngo namucumbiki.
ntabwo nari kumeze gutyo reka genda wowe Mignone. Mignone. We Mignone. Ndora yanga. Ni karibu mu nzu. Bite ko warundaje ahangaha? Shaka sorry pe nagutinze nje gukora. Next time ubikorera kugiye kabisa cyubabarira. Hanyuma se kumamaga igitaraganya bimeze bite bigupfira? Mva mbwira ikintu gitumye nguhamagara se. Ndakwinginze mbabarira umfashe. Umfashe iki kibazo bagize? Mignone afite iki kibazo? Nyine papa yamwirukanye. Ntabwo ndi kubyumva neza. Ni iki kintu Mignone ashobora gukora gishobora gutuma bamwirukana mu rugo? Nyine urumva nyine papa yamenye ko twitara umutepa wamutenda papa bimenye nyine ahita uretse gatoya. Mignone aratwite? basi papa bimfashe bikira mu maguru mashya tugende tujye kumuzana please ndakwinginze mbabarira umfashe. Mignone aratwite? Uri sure? Yego nawe papa yamwirukanye. Neza hano urahazi? Yego ndahazi ni kuri uwo mutipe njye ndahazi. Naga naye? Naha hirya. Sure? Yego. Okay, baratugenda. Ganjira. Mabuja kubera icyo kuko mwaraye hanze. Ijoro ryose pe murarikeshya. Mwashakaga ndetse n'ijye mwashakaga. Ndashaka ko tubana. Ngo? Ndashaka ko tubana. Urashaka ko tubana njye nawe? Tujyanze dukora ubukwe bibi. Ni ngombwa se ngo dukora ubukwe dutumira abantu ntabwo tukaba tubana. Tubane muri iyi nzu y'icyumba kimwe na saro. Nk'umugore n'umugabo. Ese ko papa yanyirukanye kandi ari we waneye ndumva ndubuje. None niba papa yakwirukanye ari we wakubyaye. Nkaswe nge waguteye inda nawe nyene ntaremera neza. Urumva ari je wahita ukwemera n'indi taravuka. Manzu subira mu rugo amezi 9 arangira uyibyare ubone kuza. Nge nawe ubasha mfite bwo gutunga umugore. Ntabwo niba wari kuvuga gutyo. Ko kiza mu rugo uparika mu modoka menshi atandukanye nsohokana ahantu heza hatandukanye kutajya kuvuga ibyo bintu nk'ibi none ubonye turyamanye urishimishije utangiye kuvuga gutyo. Mignone biriya by'amayoga no kugusohokana ahantu heza byari bya kera ubu narikeneye wamba bari ukanyumva ko nge ntabwo basha mfite bwo gutunga umugore. None se urumva nzaba hanze nanjye ndaranze amezi 9 yose agashira umwana akazavuka amezi 9 yose nzaba ndi kurara hanze. Okay, ihangana avuke uwo mwana nge nzamufasha navuka azanywera amata ku gihe yewe mwishura ajye no hanze mushakire viza ajye muri Canada. Hariho n'ibindi ajya byahindi bindi kugira umwana ameho neza mwishi murangire n'akazi keza kure muri banki y'isi ariko iyavutse kugira byose nyine bitazagera nzakumenya kurara hanze amezi 9 yose kugeza umwana avutse.
none turi ababyeyi none se wakwihanganya ukirwanaho amezi 9 nanjye nkazaza umwana yaravutse nkamubera umupapa ko nzamubera umupapa mwiza. Ni ukuri kw'Imana ndacyari umwana ntango nabasha gutunga umugore. Lion wamumbwiriye Lion sindi umwana mwiza ibuka abandi bose najyaga amamodoka nkiri umukire sinayimahaga wamumbwiriye. Okay basi Mignone wambwiye ko naho kuba ufite basi wirirwe hano uyu munsi wose ariko wihangane umugoroba ntugusange hano ndagusabye. Oh, mama. Nari mbizi ko ngusanga. Umva kubwira ubu ngubu tuvuga ngiye kurebera iyi. Mbabarira sibyo amakosa nakoze kuguhuza n'uriya mutipe twaganiriye kandi Eric ni umwana mwiza umva iyo twaganiriye twanavuganye urumva twaganiriye umva nsanga naramwibeshyeho 100%. nyine mbabara umva nkubwira sibyo ntabwo nari nzi ko Eric afite umutima wa kimuntu kugeza hariya aracyagukunda twaganiriye byose twavuganye urumva ubu ngubu yiteguye kukwakira kuko ntihakoze na ntacyo tubara byose yarakubabuye ko ukuri kose nakumubwiye ndetse ntihari hanze reka twaza Eric wa kera si wowe twazanye uwa kera si wowe ngo Eric ubu basigaye mu modoka nziza wowe mbabarusha kutugenda aradutegereje uzi ko rero bategereje ariko Nasa n'ibintu byawe byose nsigaranye ikibazo cy'ababyeyi gusa. Don't worry. Ndafata inshingano nta kibazo. Seriously? Yeah.